Twabyutse amahoro abaje bose nuko Imana yashatse ko baza yabarinze mwese Imana ibahe umugisha. Amen. Igitondo cy'uyu munsi rero turashaka kuvuga ku ijambo ry'Imana kubera ko amasaha ndabona yagiye, ntabwo twatinda cyane ariko reka turase ku ntego y'ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Turasoma igitabo cy'Abami ba mbere ibice 13 umurongo wa 14 kugera ku murongo wa 18. Abami ba mbere ibice 13 umurongo wa 14 kugera ku murongo wa 18. Haravuga ngo akurikira umuntu amusanga aho ari yicaye munsi y'igiti cy'umwelayo, aramubaza ati, mbese ni wowe wa muntu w'Imana yatumye se uturutse i Buyuda? Nawe ati, ni njye. Aramubwira ati, ngwino dusubirane imuhira ufungure. Aramusubiza ati, sinemerewe gusubirana nayo. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 13 umurongo wa 14 avuga ngo, akurikira umuntu w'Imana amusanga aho yari yicaye munsi y'igiti cy'umwela, aramubaza ati, mbese ni wowe wa muntu w'Imana waturutse i Buyuda? Nawe ati, ni njye. Aramubwira ati, ngwino dusubirane imuhira ufungure. Aramusubiza ati, sinemerewe gusubirana nawe ngo tujyane iwawe, kandi inaha sindi buhasangirire nawe ibyo kurya simanywa n'amazi, kuko nabibwiwe n'ijambo ry'Uwiteka ngo ne kurira ibyo kurya cyangwa kunywera amazi aho, kandi ngo sinzasubize inzira yanzanye. Amen. Arongera dusome igitabo cy'Itangiriro igice kimwe cyangwa igice cya mbere umurongo wa 11. Avuze ngo umurongo wa 11, avuze ngo Imana iravuga iti, ubutaka bumeze ubwatsi n'ibimera byose byera imbuto ku butaka, n'ibiti byera imbuto ku butaka zirimo utubuto twabyo, igiti cyose cyera imbuto zikwiriye ubwoko bwacyo, biba bityo. Amen. Amen. Pasi Imana imugisha twize n'amashuri makeya. Amen. Nangwa se turugenda tunibagirwa no gusoma bitewe n'ibihe birebire tumaze. Amen. Ijambo ry'uyu munsi turamanza tuvuge uburemere bw'ijambo icyo ari cyo. Amen. Aha mu Itangiriro hatubwiye neza akamaro k'ijambo nangwa se ubushobozi bw'ijambo ry'Imana. Imana ngo yaratangiye irema ibintu byose, ivuga ikintu yabiremesheje n'ijambo gusa. Amen. Iravuga iravuga ngo ibyatsi bibeho, ibintu byose uko Imana yabivuze mu ntangiriro niko bikimeze. Amen. Noneho ni ukuvuga ngo ndashaka kukubwira ikintu cy'agaciro ufite ubasha kuba wowe utazi ko ugifite. Amen. Ni ukuvuga ngo muri wowe hari icy'agaciro ufite utamenya ko ugifite. Hari ikintu cy'agaciro ufite, icyo dufite cy'agaciro nicyo cyaguha gukira, nicyo cyaguha ubushobozi, icyo cy'agaciro nicyo nshaka kukubwira. Abantu bazi ko Imana ijya ivuga bikaba, yategeka bigakomera, niko kuri. Ariko noneho hari ikindi kintu Imana yahereje umuntu ijambo.
yabarinze mwese, Imana ibahe umugisha. Amen. Igitondo cy'uyu munsi rero turashaka kuvuga ku ijambo ry'Imana kubera ko amasaha ndabona yagiye, ntabwo twatinda cyane, ariko reka turase ku ntego y'ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Turasoma igitabo cy'Abami ba mbere ibice 13 umurongo wa 14 kugera ku murongo wa 18. Abami ba mbere ibice 13 umurongo wa 14 kugera ku murongo wa 18. Haravuga ngo akurikira umuntu amusanga aho ari yicaye munsi y'igiti cy'umwelayo, aramubaza ati, mbese ni wowe wa muntu w'Imana yatumye se uturutse i Buyuda? Nawe ati, ni njye. Aramubwira ati, ngwino dusubirane imuhira ufungure. Aramusubiza ati, sinemerewe gusubirana nayo. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 13 umurongo wa 14 avuga ngo, akurikira umuntu w'Imana amusanga aho yari yicaye munsi y'igiti cy'umwela, aramubaza ati, mbese ni wowe wa muntu w'Imana waturutse i Buyuda? Nawe ati, ni njye. Aramubwira ati, ngwino dusubirane imuhira ufungure. Aramusubiza ati, sinemerewe gusubirana nawe ngo tujyane iwawe, kandi inaha ikindi buhasangiriye nawe ibyo kurya simpanywa n'amazi, kuko nabibwiwe n'ijambo ry'Uwiteka ngo ne kurira ibyo kurya cyangwa kunywera amazi aho, kandi ngo sinzasubize inzira yanzanye. Amen. Arongera dusome igitabo cy'Itangiriro igice kimwe cyangwa igice cya mbere umurongo wa 11. Avuze ngo umurongo wa 11, avuze ngo, Imana iravuga iti, ubutaka bumeze ubwatsi n'ibimera byose byera imbuto ku butaka, n'ibiti byera imbuto ku butaka zirimo utubuto twabyo, igiti cyose cyera imbuto zikwiriye ubwoko bwacyo, biba bityo. Amen. Amen. Pasi Imana imugisha burya twize n'amashuri makeya. Amen. Nangwa se turugenda tunibagirwa no gusoma bitewe n'ibihe birebire tumaze. Amen. Ijambo ry'uyu munsi turamanza tuvuge uburemere bw'ijambo icyo ari cyo. Amen. Aha ngaha mu Itangiriro hatubwiye neza akamaro k'ijambo nangwa se ubushobozi bw'ijambo ry'Imana. Imana ngo yaratangiye irema ibintu byose, ivuga ikintu yabiremesheje n'ijambo gusa. Amen. Iravuga iravuga ngo ibyatsi bibeho, ibintu byose uko Imana yabivuze mu ntangiriro niko bikimeze. Amen. Noneho ni ukuvuga ngo ndashaka kukubwira ikintu cy'agaciro ufite ubasha kuba wowe utazi ko ugifite. Amen. Ni ukuvuga ngo muri wowe hari icy'agaciro ufite utamenya ko ugifite. Hari ikintu cy'agaciro ufite, icyo dufite cy'agaciro nicyo cyaguha gukira, nicyo cyaguha ubushobozi, icyo cy'agaciro nicyo nshaka kukubwira. Abantu bazi ko Imana ijya ivuga bikaba, yategeka bigakomera, niko kuri. Ariko noneho hari ikindi kintu Imana yahereje umuntu. Imana yahereje umuntu ijambo. Amen. Umutizera
umuntu ashobora kuvuga ijambo ritoya gusa. Ndatanga urugero rufatika cyangwa se urugero tuzi. Iyo umusore ajya akunze umukobwa, iyo acecetse ntagire icyo amubwira, ntabwo amenya ko amukunda, nangwa se ntabwo agira icyo yakira muri we. Amen. Ariko iyo umusore abwira umukobwa ngo ndagukunda, byanze bikunze rya jambo riragenda rikameza imbuto. Ni ukuvuga ngo ijambo umuntu wese avuga ririmo imbuto. Ijambo uvuga ubu biba. Ujye witondera ijambo uvuga, kuko ijambo uvuga ririmo imbuto kandi iryo jambo rirakomeye. Amen. Hano uhuye n'umuntu yari inshuti yawe magara, ukamubwira ngo nyamara guturuka uyu munsi sinkigukunda ndakwanga. Amen. Iryo jambo riragenda ako kanya rikagira imbaraga muri we, kuko ubu ijambo ni imbuto. Guturuka uwo munsi ntabwo wakongera kumubona mu rugo iwawe. Guturuka uwo munsi n'inshuti zawe ntabwo yazegera, kubera ijambo rifite ikintu ryaremye. Amen. Ni ukuvuga ngo ikintu tugiye kwitaho rero, tubanze twite ku magambo tuvuga. Ijambo uvugana na mugenzi wawe umenye ko rifite imbaraga, rifite ubutwari. Noneho ijambo rero uvuga, manza urihereze agaciro. Niba ijambo ry'Imana ryaravuze ngo ibintu bibaho bikabaho, umuntu nawe yaza yakubwira ijambo ako kanya rigahinduka imbuto. Ni ukuvuga ngo buri muntu namenye icyo Imana yamuhereje cy'agaciro. Amen. Ikintu cy'agaciro Imana yaduhereje, yaduhaye ijambo. Iyo hataza kuba ijambo ntabwo tuba twicaye hano. Twaje hano kubw'ijambo ry'Imana. Amen. Twaje hano kubw'ijambo ry'Imana kugira ngo twumve icyo Imana ivugana natwe. Uyu munsi mu buzima bwawe bwa buri munsi ujya wumva amagambo menshi. Wumva amagambo y'Imana, ukumva n'amagambo y'abantu. Amagambo y'Imana akakubaka, amagambo y'abantu akagusenya. Amen. Amagambo y'abantu ahanini arasenya, nubwo harimo n'ayubaka, ariko amagambo y'abantu ahanini arasenya. Twumvishe ijambo ry'Imana ukuntu Imana yatumye umuntu wayo. Ijambo ry'Imana itubwira ko wari umuntu w'Imana Imana yatumye, imukura i Buyuda, imutuma i Beteli. Iramubwira ngo genda ujya gusenya igicaniro. Agezeyo ngo asanga Yerobowamu nawe ngo ari kuri icyo gicaniro. Umukozi w'Imana nangwa umuntu w'Imana ngo aturutse hariya azamura ijwi, atangira guhanurira cya gicaniro iby'Imana yamutumye. Amen. Aragihanurira. Noneho Yerobowamu arangije ngo aravuga ngo nimufata uriya muntu akimutunga urutoke ngo akaboko karanyunyuka. Amen. Ni ukuvuga ngo uriya mukozi w'Imana muri we yari agifite imbaraga, nangwa se yari afite uburinzi butatuma uwo ari we wese amwifatira. Amen. Kubera ko yari akiri mu bushake bw'ijambo ry'Imana. Amen. Noneho arangije ngo akaboko karanyunyuka. Ni ukuvuga ngo Yerobowamu ntabwo yigeze amugiraho ubutwari igihe cyose, yari agihagaze mu bushake bw'Imana. Amen. Ni ukuvuga ngo Yerobowamu yari afite ijambo, ariko asanga umuntu w'Imana icyo gihe afite ijambo riruta irya Yerobowamu. Haleluya. Iyi saha reka nkubwire ngo haranira kugira ngo ugire imbaraga z'Imana, nangwa ijambo rikurimo ribe rikurinde amagambo y'abantu abo ari bo bose babasha kukwaturaho. Haleluya. Nutagira imbaraga z'Imana mu buzima bwawe, umuntu uwo ari we wese azagufataho ijambo. Umuntu uwo ari we wese azaza akwaturaho amagambo. Iyo myuka mibi izabasha kugira ute? Izagukurikirana, kubera ko muri wowe nta mbaraga y'Imana, nta mbaraga y'ijambo rigukingira. Amen. Ikizagukingira imyambi nangwa se ikizagukingira amagambo y'abantu. Umuntu ashobora kuza muri karitsiye akavuga ngo uriya muntu ni umurozi. Amen. Yemwe akaburiya kwirwa muri karitsiye vuga, bakabazi ko ari nta muntu wigeze arogwa, ariko kubera ijambo ryageze mu bantu, abantu bose bakamuhindura. Amen. Turi kubisobanura uburyo ijambo rifite imbaraga. Niba ijambo ry'umuntu rifite imbaraga, kandi ari ijambo
haleluya kizasohora. Uyu muntu w'Imana akora umurimo w'Imana arangije aragenda, ariko ikosa yakoze rya mbere yavuze ibanga rye nangwa se avuga icyo Imana yamutumye, kondisiyo zose agomba kugenderaho arazivuga. Amen. Icyatumye rero aza guhura n'ikibazo, uyu muntu w'Imana arangije asesagura amagambo ye. Amen. Hari umuntu w'Imana nangwa se umuhanuzi w'Imana, ijambo ry'Imana riratubwira ngo yari umusaza. Amen. Yari umusaza, nta kintu yari agishoboye. Haleluya. Yari yaratinze mu by'Imana, imbaraga z'Imana zaramuvuyeho. Amen. Umuntu wavuweho n'imbaraga z'Imana, urabona yagira ijambo ku muntu ufite imbaraga z'Imana. Amen. Nta mbaraga yari agitunze muri we, kuko yaza kugira imbaraga ntabwo uriya mukozi w'Imana uriya muntu w'Imana yagombaga kuva i Buyuda ngo ajye gusa gusenya igicaniro cya uriya mukozi w'Imana yaratuye. Niba ufite ikigeragezo nangwa se icyaha wabitse muri wowe ukaba udafite imbaraga zo kugisenya, uzamenye byanze bikunze ko n'ubundi imbaraga z'Imana zavuye muri wowe. Ijambo ry'Imana imbaraga zagukuweho, ariko uyu mukozi w'Imana, uyu muhanuzi wari umuhanuzi w'umusaza, imbaraga z'Imana zari zararangiye. Amen. Zari zararangiye, asigara yibereye gusa, ariko yasigaranye ubunararibonye. Amen. Yari afite ubunararibonye bw'uko Imana ikora, yari afite ubunararibonye bwo kumenya ngo umuntu wagomeye Imana, Imana ijya imukuraho amaboko. Haleluya. Amen. Yari afite ubwo bunararibonye. Noneho ageze aho ngaho ngo abana be, umuhungu we umwe baramubwira ngo nyamara nubwo bimeze gutya, burya hano hageze undi muntu ugifite n'imbaraga, ahubwo byagenze gutya, Yerobowamu byamugendekeye gutya. Wa muhanuzi w'umusaza arababara, aravuga ngo noneho ubwo ari uko bimeze, nimunyereke inzira y'aho yaciye. Ngo yurira indagobe. Amen. Aramukurikira, amaze kumukurikira ngo asanga yicaye munsi y'igiti cy'umwelayo. Aramubwira ngo ese ni wowe muntu w'Imana yatumye? Ngo ni njyewe. Amen. Aramubwira ngo noneho rero nje kukugarura ngo ugaruke imuhira. Icyo Imana yamubujije nicyo amuzaniye. Ijambo Imana yakubujije ntukazigera uritambikira, nurenga ku cyo Imana yavuganye nawe, ni ukuri nta mugisha uzabona kandi intege zizagushiramo. Ikintu cyose kizakugiraho ijambo. Niba kwaturaho amagambo mabi azakugendaho, niba kuvugaho ijambo ribi rizakugiraho ubushobozi, niba koherereza imyuka mibi izagufata. Kubera iki? Numara kureka ijambo rya nyir'ijambo, ubujambo bwose buzagufata. Ariko nuzirikana umuhamagaro. Haleluya. Ukazirikana icyo Imana yavuganye nawe. Amen. Amen. Nta jambo rizigera rikoma. Amen. Indimi z'abantu ntacyo zizavuga, indimi zo mu isi ntacyo zizagutwara. Noneho uyu mukozi w'Imana arangije atangira nanone kongera gusubiramo aho imbaraga ze ziri. Amen. Nawe yakoze igisa n'icya Samusoni, aratangira aravuga ngo nyamara Imana yabwiye ngo sinkarya sinkanywa. Amen. Amena ibanga nangwa se avuga ijambo ry'uburinzi ku buzima bwe. Ririya ryari ijambo ry'uburinzi ku buzima bwe. Icyo Imana yari
ku mukozi w'Imana ubwo yabwirwaga ngo Baramu nagende ajye kuvuma kubera ko ubwoko bw'Abisirayeli muri bo bari bugifite umwitwarariko w'ijambo ry'Imana. Yagiye kuvuma ntabwo byigeze bikunda. Amen. Ntabwo byigeze bikunda, yaravumye biranga, yashatse kuvuma biranga. Uwiteka arakomeza abana nawe, Uwiteka arakomeza abana n'Abisirayeli. Uriya mukozi w'Imana nawe ntabwo Imana yari kwemera ko avuma. Icyatumye Imana ifata ururimi rwe kugira ngo atavuma inuruhe, nuko Imana yari izi ko ijambo rijya rigira ubushobozi ku bantu. Ijambo rigira ubushobozi, niyo mpamvu Imana yaragiye ifata ururimi rwa Baramu iravuga ngo wapi aba bantu baracyari mu bushake bwanjye, ariko iyi saha urajya kubona usange umuntu yavuye mu bushake bw'Imana, uwo ari we wese akugireho ijambo. Noneho birasaba ngo buri twese uko turi ahangaha, amen, buri muntu natekereze aharanire ikintu cyatuma ururimi rwe ari rwo rwose rukamugiraho ubushobozi. Haleluya. Turashaka kugira ngo ururimi urwo ari rwo rwose rwe kugiraho ubushobozi, kandi niba wumva muri wowe ibyaha byarabaye byinshi byarakwizingitiranyijeho bigatuma ubushobozi bw'uburinzi bw'Imana bwo kuba bwarakuvuyeho, uzafate no gufata isengesho, ugafata umugambi wo guhindukira, wamara gufata umwanya wo guhindukira no kwinginga Imana ubushobozi bw'Imana nangwa protection y'Imana ikazongera igaruke ku buzima bwawe. Amen. Protection y'Imana irongera igaruke kuri wowe. Ubwo birasaba iki? Birasaba kwihana. Umukozi w'Imana Dawidi wamaze gufata Mukawuli, arangije yumva ko imbaraga z'Imana, igihe Yonatani yaje kumubwira ngo nyamara wakoze ikosa rikomeye, araza aramubwira ngo wakoze ikosa rikomeye. Dawidi abyumvisha aravuga ngo burya rero umutima wanjye wasahuwe, burya byarangiye, gira intambara nyinshi, none hazemo no gukora ibyaha. Buriya imbaraga z'Imana ubwo zigiye kumvaho, burya ibyo ari byo byose bigiye gutsindwa. Dawidi yarungurutse asanga ubushobozi bwe gutsindwa kugiye kuba kwinshi ku buzima bwe. Amen. Arangije nibwo yasenze ririya sengesho riboneka muri Zaburi ibice 51. Arasenga aravuga ngo Mana umbabarire imbaraga za mwuka wawe ntuhumureho, umbabarire umureho inyama y'umuntu, umbabarire mwuka wawe ngarukeho. Kubera iki? Yari azi ko yacumuye, kandi yari azi ko ikirukana imbaraga y'Imana gishobora guteza ibyago ubuzima bwe ari uko yamaze kuvogera akaba yarenze urugabano. Amen. Noneho ku buzima bwawe reka umanze utekereze, ese muri wowe uracyahagaze ku cyo Imana yavuganye nawe, nangwa se muri wowe hari kuza andi majwi? Hari igihe wicara ukavuga ngo ibi bintu biratinze, burya bino bintu ntabwo ari byo. Ariko iryo jwi noneho uyu munsi ndashaka kukubwira ngo akira imbaraga z'Imana ziba hejuru y'amajwi yose ubasha kumva, kugira ngo ziriya jwi rigira imbaraga z'Imana numara kuzakira, ririya jambo rikurwanirire, ririya jambo rikuneshereze, numara kwishingikiriza ku cyo Imana yavuganye nawe ugakomera. Satani ntabwo azakugiraho ububasha, ariko niwumvira ijwi amajwi yose aturutse hirya no hino, ni ukuri Satani azakugandaguza agati. Amen. Imana ishimwe.